Turabashimiye cyane inshuti bavandimwe, tubanza ishimwe kubera inyungu tuzi yuko mushobora kubonera muri ibi byigisho. Hari n'igihe mudashobora kuba ari mwebwe mwabona iyo nyungu, abo muzabiha, abo muzabibwira bakabonamo inyungu. Niyo mpamvu dushima mwebwe mubigizemo uruhare ku munota wa mbere, kugira ngo n'abandi bazagire amahirwe nk'ayo mwagize, cyangwa se abandi cyangwa se namwe mugira amahirwe kuko natwe twishimira amahirwe twagize. Uwiteka Imana yacu ikomeze guhabwa icyubahiro. Tugiye kureba uburyo ushobora gusuzuma uburozi. Abantu benshi iyo iri jambo rivuzwe usanga bavuga yuko ngo ntabwo bubaho. Abandi bati bubaho ntacyo bwantwara. Abandi bati buriho ariko bwakwemeza. Asanga abantu buri wese afite itsinda ryarimo, ariko twagombye gukora itsinda rimwe, tukemera yuko Satani ariho kandi akora, ariko tukanemera yuko hejuru y'ibyo ngibyo Imana iriho, yuko ikora birenze ukwemera. Reka turebe ese ndi gute basuzuma uburozi. Babusuzuma bakoresheje iki? Ese byakunda? Ese byashoboka? Dusenge. Data wa twese, mubyeyi mwiza, turagushimye. Tugushimira yuko ibyo waremye, iyo sekibi yitambitse ugaragara nk'Imana kandi ukagaragaza yuko umushoboye. Uramutuneshereza muri byose kuko tukwizeye mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko rero tureba ukuntu basuzuma uburozi, ibi ngibi byagiye bibaho igihe kirekire kandi binabaho mu mico imwe n'imwe mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko abantu benshi bakibaza ati ariko ubundi bubaho? Bamwe bati ati nuko utaraburya, ati n'uburyo uzamenya ko bubaho sha. Ugasanga abantu benshi bari kubuganira nk'inkuru mbarirano, ariko ntabwo abantu benshi bashobora kuganira ku nkuru ivuga ngo ese buriho, waburiye, wabigenza uti, wabibwirwa n'iki? Reka tubanze iri somo ryo muri Zaburi. Dawidi yagiye avuga ku ngingo zigiye zitandukanye. Zaburi ya 34, Zaburi igice cya 34 umurongo wa 20, hari aho muri Bibiliya uzasanga ari umurongo wa 19 kugeza 22, ariko muri yanje n'umurongo wa 20 kugeza 23 haravuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka wamukiza muri byose. Arinda amagufa ye yose, nta na rimwe rivunika. Ibyaha bizicisha umunyabyaha, abanga umukiranutsi bazacirwaho iteka. Nubwo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ari byinshi, ariko Uwiteka amurinda muri byose. Aya ni amagambo meza adufasha gusobanukirwa n'icyo Uwiteka ari cyo mu gihe tugize ibyago n'amakuba. Ariko nubwo amakuba yaba menshi, nubwo ibyago byaba byinshi, kububaha Uwiteka, Uwiteka we amurinda ngo muri byose. Kumva ko rero ntabwo twagombye gutinya amakuba, twagombye gutinya ibyago, ahubwo twagombye kureba Uwiteka uburyo agira ute, uburyo arinda abe, kandi abarinda akoresheje imbaraga nyinshi zirenze izo sekibi yazanye. Kuko Uwiteka arindishije abantu imbaraga nke zirenze izo sekibi yakoresheje, byarangira sekibi ari ugize imbaraga. Ariko reka dushima Imana ko Uwiteka ari we ufite imbaraga. Iyo rero abantu benshi ku burozi byerekeranye n'ubutamikano bw'abariye mu biryo, mu minywere, nta handi buturiza, akenshi bumanza bwagera mu gifu, bwamara kugera mu gifu bukabona gukwira umubiri wose. Niyo mpamvu hano bavuze ngo muri iki gitabo Munama ku mirire n'ibyo kurya, ku gice cya 9 avuga ngo kurya mu bihe bidahinduka. Hano baravuze ngo igifu kigomba kwitabwaho bikomeye. Igifu kigomba kwitabwaho bikomeye.
ntabwo turi buze gusoma byinshi muri iki gitabo, tuzakomeza kandi nk'uko twanatangiye kuja tunacigaho. Igifu kigomba kwitabwaho mu buryo bukomeye. None wacitaho gute kimaze kurya uburozi? Wabibwirwa n'iki? Reka turebe uburyo bugera muri butatu ushobora gukoresha wisuzuma. Twababwiye kandi tunabamenyesha yuko uru rubuga abarujaho abarukurikirana bagira umugisha cyane, kuko babona indwara, bamenya indwara, bakamenya imiti, bakaja banivura ibyabo bitabashizeho. Kuko abantu benshi hari igihe bakira ibyabo byashize bakongera bakarwara indwara y'ubukene yo kubura uko bakongera kwitabwaho. Twebwe rero kuri uru rubuga uhamenyera indwara, ukahamenyera umuti, n'ibyawe ukabigumana. Imana ihimbazwe cyane. Uburozi uburiye byagenda bite? Byo turabizi ni urupfu, ariko mbere y'uko ibyo bibaho wakagombye kumenya ese umuntu adapfuye nta kintu yakora? Umuntu atangiritse ibyo ngo bimushireho ngo azenguruke ibihugu, ngo azenguruke hirya no hino, nta kintu yakora yakwikorera cyo gukora cyo wenda ari igihe kitabura, ahubwo nta kintu wakwikorera nakwikorera? Biroroshe. Uburyo bwa mbere kugira ngo wisuzume uburozi, ushaka iyo umaze kumenya yuko uburiye, iyo uketse yuko uburiye, iyo wumvise uriwe nkaho waburiye, fata agasimba gatoya cyane kitwa agashishiri. Hamwe aravuga ngo ni agashishiri, abandi ngo ni inshishiri, ubwo biterwa n'agace umuntu atuyemo. Gasimba ukagashyira mu kiganza cyawe, warangiza ugashyira mu kiganza cyawe utakisha ari kazima, ugashyira mu kiganza cyawe. Urabizi ko gakunze kwiruka cyane, iyo ugafashe, iyo gakozweho n'umuntu kariruka, iyo kagize ubwoba kariruka. Nyamara ubwo bwoba nibwo bugufasha kumenya niba warozwe cyangwa utarozwe. Ufata rero ako gashishiri cyangwa iyo nshishiri ukayishyira mu kiganza, ubwo ukamera nk'uyifashe buhoro ntuyangize. Kuyifata buhoro ni ukugira ngo itiruka, ukayuzuzaho amacandwe yawe. Iyo ubwo wamara kuzuzaho amacandwe yawe ukayerekeramo nk'amasegonda agera kuri 2, uyifatiye munsi y'ayo macandwe wayiciyeho yayuzuyeho mu kiganza cyawe, hanyuma ugakura muhoza nto kukayirekurira mujya munsi y'amacandwe yawe aho waciye. Iyo ipfuye uje uramenya ko nawe ugiye gupfa. Iyo ipfuye ya macandwe yawe ayishe, uje uramenya ko ugiye gupfa. Tuzareba umuti. Ubwo ni ukumenya ko warozwe, nicyo tugendereye. Uburyo bwa kabiri kugira ngo umenye ko warozwe, ufata ikirahuri kirimo amazi meza, warangiza ugacira amazi asanzwe, ikirahuri gisanzwe, bino by'umweru se, ibintu ngibyo birabagirana nyine. Usukamo amazi meza, ugaciramo amacandwe. Iyo utarozwe, amacandwe yawe arareremba kwa kundi amavuta ashobora kureremba hejuru y'amazi. Iyo utarozwe, amacandwe arareremba. Naho iyo amacandwe amanutse mu ndiba cyangwa akamanuka muri ayo mazi washyize mu kirahuri, ukabona amacandwe aramanutse, uravuga ngo ndapfuye we. Tuzareba umuti nanone wo kwirogora. Turi kubanza twareba ese warozwe wabibwirwa n'iki. Ikindi ushobora gukora, reka turebe ubwo buryo bubiri, wenda ubundi tuzaburebe kugira ngo icyigisho kitarambirana. Ese ni gute? Reka turebe n'umuti umwe kugira ngo wanze wamenya neza ese warutsa wariye uburozi gute. Maze kubona ko warozwe, tumaze kubona uburyo bubiri waba warozwemo.
ese none wakwirogora gute? Fata ifu y'ubunyobwa ibiyiko 2, ifu y'ubunyobwa bwa bundi dukoresha isosi. Umenye neza ko iyo fita avangiwe, kuko barayivanga bagashiramo n'ubugari, bagashiramo n'ifu y'ibigori kugira ngo butubuke kubera ko buhenze. Shaka wakwifatira ubunyobwa bwawe bubisi bwawe ukabusesha neza, cyangwa ukaba ari ubwisera neza. Ugafata n'igi ry'inkoko rimwe, inkoko ubwo ntabwo ari izi ngizi z'inkorano, ubwo tukatuvuga igi ry'inkoko y'inyarwanda, igi rimwe. Hanyuma ugafata n'ikiyiko kimwe cy'ubuki, warangiza muri bwa bunyobwa ibiyiko 2, muri rya gi ry'inyarwanda wamenye wasutse kuri bwa bunyobwa rya gi rimwe nyine, ikiyiko kimwe cy'ubuki ukabikoroga, warangiza ugashiramo n'ibiyiko 3 by'amazi. Dusubiremo, kurutsa wariye uburozi. Ubunyobwa ibiyiko 2, ubunyobwa bwiza, atari ubunyobwa bukaranze, ubunyobwa wese ibiyiko 2. Ugafata igi rimwe ukarishira muri cyo aho muntuza muri yo fu y'ubunyobwa, warangiza gushiramo iryo gi ukongera ugashiramo ikiyiko kimwe cy'ubuki, warangiza ugashiramo ibiyiko 3 by'amazi meza. Koroga, gotomera. Iyo urutse uba warozwe. Reka rero tubashimire inshuti bavandimwe, tumaze kureba uburyo bubiri umuntu ashobora kumenyamo ko yarozwe, tumaze kubona n'umuti umwe w'uko waba warozwe. Reka rero dushimire Uwiteka waduhaye ibyaremwe. Murukumva ibyo ni ibintu byoroheje, ni ibintu bidasaba kuja kure rwose. Ufite n'amafaranga 500 wabyirangiriza, 500 ibiceri 5 gusa by'ijana. Kagura ubunyobwa ibiyiko 2, igi rimwe ry'J150, ubuki ikiyiko nibanza ari 200, amazi uzaja kuyavoma nango uziyitekere, hanyuma urangize rwose uhite wirogora uri iwawe. Uwo ni umuti umwe ku bipimo 2 by'uwaba yarozwe. Reka rero tuba dusoreje ahangaha, tuzakomeza tubabwire n'ibindi. Nimukomeza gukurikirana ndetse no gufasha abandi hirya no hino. Uwiteka akomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. Dusenge. Mubyeyi wacu, data wa twese, tumaze kubona yuko amakuba n'ibyago kubakiranutse ari byinshi, ariko tumaze kubona ko udukiza muri byose. Urakoze kudukiza muri byose, mu izina rya Yesu, amen.